reka mbivugeho gato. Uyu mwaka ushize nanone mu kwa gatanu Imana n'ubundi yari yabitweretse, ariko ibyo Isumu byari umwaka wo hirya, ariko Imana yari yatweretse tubwira ko hari igitambo bafite gutamba. Bande ubwo nanjye sinabamenya, ubwo tuvuge ko ari abanzi, siko bimeze se, kuko nta muntu kwifuriza ibi atari umwanzi. Muri icyo gitambo rero bari bafite gutamba, bishoboke ko hari umuntu bari bafite gutamba mu muryango, bari bafite gutamba umuntu mu muryango. Ubwo rero ibyo byose byakorwaga bwari uburyo bwo kugira ngo uyu mwaka 2021 ntushyire nta muntu bishe. ubwo mbese wari ugiye kuba igitambo muri make. Uko niko kuri, ariko kubera ko Imana nsenga ari nyembaraga, kubera ko Imana nsenga ari nyembabazi, ari nyebuntu kandi irengera abayo, yabitwerekaga mbere y'igihe nubwo byabaga bikadushikira, byabaga ariko bikaza nta mbaraga bifite, kubera ko nari nzi ko atari Isumu igenderewe. Niba ahubwo nakomeje gusenga, isengesho n'iryo nashiraga imbere, n'imiti nayimwaga ndi gusenga. Mbere yuko namwaga n'imiti nabanzaga gusenga, ngasoma ijambo, ngasenga, nkabwira Imana ati Imana ntabwo iyi miti yankiza, kandi kigenderewe ntabwo ari umubiri ahubwo n'ubuzima. Imana iramfasha, nipimishije ahantu hagera kuri 4 niba atari 5, nshaka gukonfirima kandi ku bantu batandukanye bose basanga nifite. Tubahaye ikaze abari kudukurikira kuri Ambassadors YAACU TV, tubaramutsa abandi tubirijeho. Uyu ni wa mwanya mwiza mukunda ibiganiro, ubwo tubagezaho byinshi bitandukanye n'abatumirwa batandukanye. Kuri uno munsi nakiriye umusore mubona imbere yanyu, reka tuganire kuri byinshi bitandukanye ku buzima bwe, ku ibintu byinshi bitandukanye. Baje kukuramutsa. Ego murakoze cyane. Yego wibwire abari kudukurikira kuri Ambassadors YAACU TV. Amazina nitwa Imana Efreme, ndi umusore w'umunyamurenge, ndakijijwe, Yesu n'umwami n'umukiza. Yes, wivuze neza kabisa, nyine nk'umuntu wagezeyo wamaramaje. Mwaka musha nshuti yaje. Mwaka musha muhire kuri twese no kuba dukurikiye. Yes, uri umusore w'umunyamurenge ngo wakijijwe, kubera ko wongeye aho kantu ko uti wakijijwe. Buriya ntabwo abasore bose b'abanyamurenge bakijijwe, kandi nko mu buco wacu usanga majorite ntabwo abasore bakunze kugaragaramo abantu bamaramaje, ni nka ko navuga kumva ko ibintu byo gukizwa ari by'abantu bakuru, abantu b'abagabo, abantu bubatse, ibintu nk'ibyo. Ko ntawe turaganira mvuge ngo yivuge ati ndi umusore gutya na gutya sindakizwa. Nanjye mbivuze kubera ko natahuye imbaraga zabyo. Abanyakenya nibo bakunze kwivuga gutyo, iyo bivuze ntago basiga ko Yesu ari umwami n'umukiza wabo. Bazamama ko ngo wameokoka, ngo Yesu ni Kristo na mwokozi wa maisha yangu. Nuko wakijijwe ryari? Mu by'ukuri nakijijwe kera, niko novuga, kuva Yesu adupfiriye ku musaraba twese yaradukijije. Ariko navuga ko igihe nitabye ni mu myaka mike cyane ishoboka. Yewe nitabye umuhamagaro w'Imana 2017. Cyo gihe nitabye umuhamagaro w'Imana. Urumva si kera kandi sinavuba. Ariko reka nkubaza aka kabazo, wenda ko mu banyamurenge cyangwa se nyine mu bwoko bwacu benshi usanga ari abantu baba mu ikanisa bakijijwe, akakubwira ngo nde narakijijwe, ariko wamubaza ati se wakijijwe ryari, akakubwira ngo nde narakijijwe tu. Noneho ukuntu biba bimeze, twe buriya tuzi ko twese twakijijwe cyane, ubwoko bwacu nyine tuba tuzi ko kubera ko dukura tugasanga ababyeyi bari mu makanisa,
tuba tuzi ko natwe twakijijwe, ariko mu by'ukuri kuriya kuvuka ugasanga ababyeyi bari mu makanisa ugakurira mu ikanisa ntabwo bivuze ko ukijijwe. ari nabwo bumuga dufite cyane, kubera ko umuntu yatinze mu ikanisa ugasanga ahawe n'imirimo runaka ngo ni ukubera ko yatinze, no adakijijwe mu by'ukuri ntabakijijwe. rero umuntu utazi igihe yakirijwe cyangwa umuntu uvuga ngo yavutse asanga ababyeyi bakijijwe, uwo muntu ntarakizwa. twese twavutse dusanga ababyeyi baba mu makanisa, dukurira mu makanisa, ariko umunsi twumvishe duhamagawe turafatwa ibintu turahindura, ingendo turazihindura, imyitwarire turahindura, imivugire irahinduka. nico gihe nico Yesu yaduhamagaye. ico nico gihe rero navuga ngo warakijwe nko niko babyita. Yesu urakoze cyane ku gisubizo cyiza, ngira ngo gitomoye nyine. ubwo n'umuntu utaramenya igihe yakirijwe ugafite ikibazo nawe nyine yuko warakijwe rero nk'abandi bose. ese navuga ngo nk'abandi bose, iryo jambo ni ryo kuvuga ati warakijwe nk'abandi bose cyangwa agakiza twogashira muri rusange? ntabwo ari rusange, buri muntu afatwa ukuntu gutandukanye, abantu bafatwa gutandukanye. nkuko uko ba Petero bariko bafatwa siko ba Petero bafashwe. urumva rero buri muntu afite umwihariko we y'ukuntu yafashwe. niyo mpamvu uzasanga no mu by'Imana tubirimo gutandukanye, tukabikorana umwete utandukanye, level zitandukanye. urakoze. akurasubiza nk'umuvugabutumwa, umuvugabutumwa cyane. uwo ni wo murimo, niwo murimo warasengewe kabisa. uko niko kuri turabavugabutumwa basengeye, niwo murimo w'Imana dukora. iyo tubonye uburyo turawukora kandi dushize amanga. kuba uri umuvugabutumwa ukiri umusore, abantu benshi ntibaza babemera neza, nubwo nyine muba mufite message yumvikana, ariko ako kantu ko kuba mukiri abasore abantu ntibabivugeho rumwe, ni ikihe cyizere utanga mu bantu wenda? noneho twagize ikibazo cyane cy'iki gihe turi mu gihe abantu nyine bashaka kwemerwa, kandi si cyo cyangombwa. Pawulo yandikiye Abagalatiya, usomye umurongo wa mbere ukamanuka 7, 8 nibyo ari gomeje gusobanura 10, yaravuze ngo ngese nahamagawe n'abantu, ntago yahamagawe n'abantu. kuri ubwo rero bamwemera batamwemera ntacyo bimubwiye. urumva iwe afite uwamuhamagaye, iwe n'imbata ya Kristo. rero akenshi ubwoko bwacu nyine ntibyoroshe kubona ku mufano nk'umuvugabutumwa utubatse. usanga nyine hari limite baguha, hari ibyo utemerwa, hari ibyo utemerewe, ibintu nk'ibyo. ariko mu by'ukuri ntabwo bavuga ngo nibo bakiranuka kuruturusha, ntabwo ari bo bakiranuka kuturusha, ahubwo ni umuco. twe twafashe umuco wacu w'ubwoko bwacu bw'abanyamurenge tuwushira mu by'Imana. tumaze kuwushira mu by'Imana noneho tubigenderamo, turabihuza, turabivanga. niyo mpamvu ibintu byose byataye agaciro. izo ngira ngo nazo zaba ari zimwe nko mu mbogamizi wenda muhura nazo mwivugabutumwa ryanyu nk'abasore, cyari n'izindi ziyongera kuri izo wenda? ubundi umurimo w'Imana uri kumwe na Yesu cyangwa se uvugira Imana yo mu ijuru koko yaraguhamagaye, imbogamizi ntizobura. ariko kandi zuhura nazo nico kimwe n'iz'umukristo wese ahura nazo, nico kimwe n'iz'umupasiteri ahura nazo. fa kuba ubihagazemo kwere bikora umaramaje uzi kuri gukorera Imana. ariko rero ntabwo navuga ngo dufite imbogamizi zacu zihariye. imbogamizi zihari n'iz'ubwoko bwacu, ntabwo ari iz'abavuga butumwa ku isi yose batarashaka, n'iz'ubwoko bwacu. kuko urebye nk'abanyakenya, urebye Abagande, usanga bafite abapasiteri b'abasore batarashaka, usanga bafite ababishopu, turabazi benshi bafite amakanisa yabo, kandi ugasanga bafite abapasiteri bari munsi yabo bayoboye, ariko babubatse ibo batubatse. ubwo rero ni umuco. niyo mpamvu usanga ibintu bituvuna, kubera ko dufata umuco tukawuhuza n'iby'Imana bikatuvuna. urakoze cyane inshuti yanjye. dukomeze twiganire rero dusangiza ibiganiro byiza abadukurikiye kuri Ambassadors Yacu TV.
hari amakuru rero mu minsi ishize twatumaze n'igihe tutabonana kuko turaziranye wewe mu buzima busanzwe, ariko nari maze igihe ntakubona ngerageza kubaza amakuru yawe, numva ko hari ahantu wageze kure, hari ibintu bikomeye wagezemo, hari ibihe bikomeye waciyemo, ariko ubisohokanamo intsinzi, ubona ukuboko kw'Imana. Nifuza ko uno munsi no gutumira tukabiganiraho ndetse tunabisangiza abadukurikiye hano kuri Ambassadors Yacu TV. Rero nguhaye ikaze kandi use n'udusangiza ayo makuru, byagenze gute? Murakoze cyane, sinzi uko nabivuga, ariko dushimye Imana ikomeje kuturinda, dushimye Imana ikomeje kutwiyereka umunsi ku wundi, isaha ku yindi. Nk'uko ubivuze, ntibyari byoroshye kabisa. Uyu mwaka ushize warugoye kuko twahuye n'intambara nyinshi zitandukanye, kandi ntabwo zizabura intambara nk'uko turi mu isi. Turi mu isi, intambara zo tugomba guhura nazo kandi tugomba kuzicamo, ahubwo icyo duharanira ni uguhanira ko nizitugeraho tuzivuyemo dute. Ngo umukristo azayishimira intambara. Uko niko kuri. Buriya niyo ngiye nkuze kubwira abantu, nimba utagira intambara nta nubwo ngo abaketse. Umuntu utagira intambara buriya abaketse hakika. Ariko nagize intambara, ndwara ibintu bisa nk'ibidasobanutse, ariko Imana kubera ko itagereka abayo, kubera ko Imana ihora ituri hafi, iratwiyereka. Kandi abarwaye biki? Si bishasha nkuko nibisanzwe, abantu bose basanzwe babigwara. Usibye nyine ko hari ikintu tutamenyera buriya mu buzima bw'abantu. Ntago tumenyera ibintu biza bidutunguye cyangwa se ibintu bibabaza umubiri. Niyo mpamvu ubona kenshi n'abantu bapfa, twavutse dusanga abantu bapfa, n'ubu baracapfa, kugeza n'ubu barapfa, n'ejo bazapfa, ariko ntitubimenyera kubera ko tuba twumva dushaka kubaho tuguwe neza, nta kibazo, nta stress, tutabura abacu, ibintu nk'ibyo. Ariko nahuye n'ikibazo, nkura n'indwara y'Isumu, sinamenye aho nahuriye nayo. Tangirizo bintu byagenze gute? Dutangirira amakuru neza. Naragwaye bisanzwe nk'uko abandi bagwara, ndagenda njya mu bitaro, ntago nari ngwaye bya cyane, gusa numva ntameze neza. Maramo hafi icyumweru, iminsi ya mbere, ya kabiri, umunsi wa gatatu, ahubwo ndushaho kuremba. Noneho nabwira abaganga ngo bampindurire, nkabona badahindura imiti, ibintu bikomeza kuba nk'ibisanzwe, ahubwo ibintu bigakomeza bikaba bibi. Imiti kabisanzwe, kandi ukuntu nyine rimwe na rimwe ubona nk'abaganga batarakwitaho, ntawamenya niba ari abantu benshi cyangwa niba ari iki, ariko nabonaga basa nkaho batanyitaho, nkuko njye numvaga ndemye kuruta. Hanyuma ngero mvuga ngo mve mu bitaro, byo nari ndimo nje mu bindi, mbivuyemo. Hanyuma y'iminsi igera kuri 5 mvamo. Ese wari umaze mu bitaro? Nari maze mu bitaro, ngwaye ariko nashanjemo, ahubwo nageze mu bitaro ndushaho kugwara. Hanyuma ndagerageza, ndasenga, bwira Imana ati bimeze bite, ugwaye gute, ngera mu bitaro nje kwivuza ngakomeza nkagwara, ibintu nk'ibyo, ntashanjemo. Mpitamo gusohoka mu bitaro, usibye ko n'igihe nyine nabisabishe nabo baransezerera, agenda mu bitaro ho bari babuze indwara. Ibitaro byino bakuvura batakubwira indwara iyariyo, kandi nagerageje kubabaza, baje kumbwira mu nyuma ngo niba barambwiye ngo nimbeho, barambwiye ngo ni malaria. Ntibabura indwara, kandi ikindi ntibavuga indwara, kandi iyo bakubwira ari uko usohotse, ibintu nk'ibyo. Nuko
ari ukuntu naganira n'inshuti ndayambwira ati wari uvuye mu bitaro umaze iminsi ine ngira maze iminsi ine hafi 5 mu bitaro nganira n'inshuti yabwira ati nuko namusobanura ibintu byose ati navuye mu bitaro ariko ndagwaye kuruta komeje kugwara none sinzi kabisa ko bigenda kuko plan yari kugira ngo turebe uko twaja mu bindi bitaro byisumbuye. Hanyuma arambwira ati nyamara wajya kwipimisha Isumu. Nambwira ati nta mpamvu ariko yo kwipimisha Isumu, sinzi ko sinakekaga ko naba nari Isumu. wumvaga se uri kuribwa gute muri wowe umeze gute? Numvaga ndi kubira by'umubiri wose, umubiri wose uri kundya cyane mu mugongo, kumva ibyuya kabisa bigatemba, nkumva umuriro mwinshi, umutwe ukandya, iyi mitsi yo mu mutwe yarandyaga igatera, nkumva neza igiye guturika, nkumva neza kabisa igiye guturika, ngasenga nkumva wapi, ku buryo nafataga n'igihe nkiyiriza nkavuga ati nubwo ndi kuribwa gukerekana irize nisengere nkuko nzi ko solution byose Imana ibitunganye. Ndasenga mbwira Imana ati Imana ibi bintu bimeze biti nuko. Hanyuma uwo muvandimwe amaze kubimbwira, ndagenda, mbere yuko ngenda ndatekera ati bivuye he, byava he, Isumu naba naririye he, ikintu ntigeze ntekereza ibintu nk'ibyo. Ariko ni bisanzwe kabisa, abantu barayirya barayivuza buri gihe, nta gitangaza kibirimo. Nuko mpita nibuka twari dutaramye ahantu, umwaka wari ushize ngira ngo twari dutaramye ahantu, umwaka wari utarashira, twari dutaramye ahantu Imana ivuga itubwira ayo makuru y'izo gahunda zo kuduha Isumu, dukomeza gusenga. Imana yababwiye ko uzohabwa Isumu? Imana yambwiye ko hari gahunda yo kumpa Isumu, kandi Imana yerekanye ikintu kugira ngo gisengere cyangwa se ngo wirinde. Usibye ko itatugaragarije uwo ari we, uriya nkitubwira ati wirinde, hari umuntu ugiye kuguha Isumu ariko atubwira ati ni runaka, niyenda mba naramwirinze ntaho nari guhurira nayo. Ariko yarabivuze turabisengera, ndetse ntitwabiha n'umwanya cyane. Kutabiha umwanya wenda siyo mpamvu byakubayeho? Iyo uza kubisengera neza ntibyari gushira? Si nkeka ko ariyo mpamvu, kubisengera twarabisengeye, ariko hari ukuntu usengera ikintu ukagitukuvaho. Hari ikintu usenga ugahora ugisengera, ariko hari n'ikindi usenga ugahita ukivaho, ukumva ko cyarangiye. Ariko hari ikintu usengera ukumva ari n'umutwaro uzahora usengera buri gihe. Ariko mu by'ukuri nayo masengesho twasenze Imana yaragaragaye. Bwarakenda agenda ndipimisha, sanga mfite Isumu. Ubwo ni nyuma umaze kuganira na nshuti yawe? Maze kuganira n'uwo muvandimwe, ndavuga ati cyakora kangende nko farming menye uko bintu bimeze. Ndagenda ndipimisha, nsanga ndi Isumu kandi maze iki. Wayiriye mu biryo byagenze gute? Ibyo sinabimenya, nta n'impamvu yo kubimenya cyane. Buri icyangombwa wamenye ko ikurimo, kandi ukanivuza, ibyo nibyo by'ingenzi cyane. Naho ibindi ndumva atari necessaire. Nuko rero byagenze, maze ndagenda njya kwivuza, ntangira rero urugendo rwo kujya kwivuza. Ariko hagati aho hari intambara nyinshi cyane, hagati yo kuja kwivuza na nyuma yo kwifita, hari intambara nyinshi cyane. Kambivugaho gato, uyu mwaka ushize nanone mu kwa gatanu Imana n'ubundi yari yabitweretse, ariko ibyo Isumu byari umwaka wo hirya, ariko Imana yari yatweretse tubwira ko hari igitambo bafite gutamba. Bande ubwo? Nanjye sinabamenya, ubwo tuvuge ko ari abanzi, siko bimeze se, kuko nta muntu kwifuriza ibi atari umwanzi.
muri icyo gitambo rero bari bafite gutamba, bishoboke ko hari umuntu bari bafite gutamba mu muryango, bari bafite gutamba umuntu mu muryango. Ubwo rero ibyo byose byakorwaga bwari uburyo bwo kugira ngo uyu mwaka 2020 ntushyire nta muntu bishe. ubwo mbese wari ugiye kuba igitambo muri make. Uko niko kuri, ariko kubera ko Imana nsenga ari nyembaraga, kubera ko Imana nsenga ari nyembabazi, ari nyebuntu kandi irengera abayo, yabitwerekaga mbere y'igihe nubwo byabaga bikadushikira, byabaga ariko bikaza nta mbaraga bifite. Impamvu ni yihe? Buriya Imana hari ukuntu ishobora kukubwira ikintu ikakubwira ati ngukijije accident, ariko kugira ngo ikwereke ko kweri accident yayigukijije, ugahita urana accident nyine hagahita hakoreka accident aho ngaho, ku buryo niyenda yanagukoraho gato, ku buryo wowe ubyimaje uravuga ati accident ntiyari kunsiga, Imana irandengeye. Donc ikazana akantu physically kugira ngo ubone ibyari biteganyijwe, ariko kubera ko twayambaje yaratwiyeretse, turagenda twambuka kujya mu bibuga byo hakujya, turivuza, Imana iradufasha, turakira, ubu turi bazima. hari intambara zindi wari uvuze hagati yo kuja kumenya ko wabagize Isumu no kuja kwivuza, ni ibihe bindi? Intambara navuga nizo nari nsobanuye z'ibyo by'ibitambo. Umwuka yerekanaga ko hari abanzi bafite gahunda yo gutamba ibitambo, kandi tukaba twarahiswemo nk'abagomba gutamba. Tukaba twarahisemo nk'abagomba gutamba, ariko kubera ko Imana yari byerekanye, twahise dutangira kubigwanya. Twitugwanisha isengesho, turasenga mu buryo bwose bushoboka, n'ibyahageze byose byaje nta mbaraga bifite, ku buryo uko byagaragaraga bamwe bakagombye kuba ari mayiti. Kuri iki gihe ni byinshi Imana yatweretse, irabiduhishurira kuva mu kwezi kwa gatanu, kwa gatandatu, kwa karindwi turi gusenga. Imana iri kutwereka ibintu bihari, imipanga ihari, ariko barapanga, Imana igapanga. Hanyuma wewe waje kumenya ko ufite iyo sumu, uja kwivuza, wagiye kwivuza hehe, uza gukira gute? Mu by'ukuri nasabye Imana, yaranyeretse, kuko ntibyatinze nkimara kubimenya. Umuryango waragurutse, bimfashamo, turagenda hakurya mu bihugu byo hakurya, tujya kwivuza abaturanyi, niho twivurije. Ariko nanone tutaretse amasengesho, kuko twari tuzi ko ntabwo icyari kigenderewe ari Isumu, icyari kigenderewe bwari ubuzima. Kandi rero mu gihe ubuzima mu gihe Isumu itakwishe, ibo baba bafite izindi moye bashobora kugutega. Ndibuka manuka nambuka nyine njya kwivuza, twaraye hano mu Gitaramo, Imana iratubwira ngo baguteze accident. Uri mu nzira uri ntaragenda, buca manuka nambuka, urumva, buca manuka nambuka, Imana iravuga ngo baguteze accident. Ntibakeneye kurenga umupaka wa busi wambuka ujya kwivuza. Urumva rero mu kwivuza hari ubutsinzi, ibyabo byari biri ku Satani yari gutsindwa, imigambi ya Satani yari iri gutsindwa. Nuko urumva rero Imana igaragaje accident, byasabye none ko dusenga. Iryo joro twaraye dusenga, Imana itwereka ko ikuyeho accident. Kandi nkuko nari nkubwiye, Imana ikweretse ikintu akenshi ari ukuntu ikwereka akantu kugira ngo ikwereke ko iki kintu cyari kuba. Accident nahuye nazo mu nzira zari nyinshi cyane, ku buryo kugeraho ngera nuriye moto. Iyo moto yari inzi impurutsa neza, iri kugenda hafi kugonga. Haro twashitse gutya, imodoka ihita ikubita, yamica ku ruhande, yamikubita inzu yitsa hatse. Twigira imbere, iyo moto yari impetse intwaye, twigira imbere ahantu yandepoje gutya, nayivuyeho gutya, indi modoka yamikubita.
iyo ni accident Imana ariko itwereka ko yabikuyeho ariko byari bihari. Uri kumva ibyo bintu? Ubwo rero njyewe icyo nifuriza abantu nuko twosenga. Nubwo satani yahaguruka gute, nubwo imiryango yahaguruka gute, nubwo abanzi bahaguruka gute, ntacyo waba uri kumwe n'Imana. Ntacyo waba uri kumwe n'Imana. Ni utuntu gusa tuzakugeraho duto kugira ngo ikwereke ko ibyo yakurinze ari binini cyane, kandi bishoboka ko n'utwo tuntu tutokugera kuko ibyo duhisha itatwereka mu buryo bwo mu mwuka ni byinshi, ni byinshi. Hanyuma waje kugerayo uja kwivuza, barakwakira, uravurwa, uza gukira gute? Nagezeyo ndivuza, bampa imiti, barampimye. Nabanje kwipimisha hano ngeze Uganda, naro ndipimisha hano bitambarara ku mugabo uvura ngira. Niho bavura Isumu ariko yose? Niho bavura kabisa. Umugabo mwene wacu w'umukongomani aravura cyane. Ngira muri ino minsi, muri ino myaka afite akazi kenshi kubera ko urimo kumva abantu bose ngo bari amasumu. cyane niko bimeze. Usanga hari abantu benshi baze kwivuza, bavuye ahatandukanye mu bihugu bitandukanye, bavuye abari Uganda, bavuye Nairobi. Abo bose kabisa bari kwivuriza iwe, aravura kandi akavura neza. Ariko nanone kubera ko nari nzi ko atari Isumu igenderewe, niba ahubwo nakomeje gusenga. Isengesho n'iryo nashiraga imbere, n'imiti nayimwaga ndi gusenga. Mbere yuko namwaga n'imiti nabanzaga gusenga, ngasoma ijambo, ngasenga, nkabwira Imana ati Imana, ntabwo iyi miti yankiza, kandi ikigenderewe ntabwo ari umubiri ahubwo ni ubuzima. Imana iramfasha, nipimishije ahantu hagera kuri 4 niba atari 5, nshaka gukonfirima kandi ku bantu batandukanye bose basanga nifite Isumu. Ariko Imana mbonero kubwira umuntu wese ufite ikibazo gitandukanye, umuntu wese ugwaye ingwara runaka, umuntu wese ugowe n'ibibazo runaka, apfuka amasenga Imana, nta kindi. Nasenga Imana Satani azatsindwa, kandi yatsinzwe kera cyane. Nibyo ari gukora byose bizaba impfabusa. Yego, urakoze cyane. Byagutwaye nk'igihe kingana gute muri iyo process yo kwivuza no gukira? Imana yaramfashije cyane, kuko nivuje ahantu hambere biranga, nkomeza kuribwa, ndongera mpindura umuganga, njya ku wundi wa kabiri, niwe wamvuye mu muti, ariko nawe ntibyafashe icyumweru kimwe. Numvaga ntangiye koroherwa, ndakomeza mu imiti. Mvuge ko mu kwezi kumwe cyangwa se mu byumweru 3 ari maze gukira. Wavuye kuri uwo wambarara uja ku wundi? Actually ntago mentioninga ngo nageze kuri uyu n'uyu, gusa bose nabagezeho, nawe namugezeho, n'ahandi narahageze, usibye ko atari we wongeye wanamvuye, ariko nawe namugezeho. Kino yankoreye test, nshaka gukonfaminga, ambwira ko level undi apima akagiza harakanagira kamashini, aravuga ngo igweze kuri 5, ahita akubwira ngo iyo urushinge ruturunye rugaruka gutya muri left hand, bivuze ko ngo ubu ufite Isumu kandi nyinshi. Noneho ngimanutse nako ufite Isumu, ariko ngimanutse kagera kuri 5, ntabwo akuvura, aragusezerera, arakubwira ngo genda utegereze Imana. Aba yakurenze ngo genda utegereze Imana cyangwa usenge, kuko igisigaye no gupfa, ntabwo akuvura. Yambwiye gutyo, ngira ubwoba, bapima asanga nari ndi kuri 4 n'ibice 5. Yari yakurenze wewe? Mu bigaragara yari yandenze. Kandi koko ntabwo nari norohewe. N'imbaraga z'Imana zahabaye. Nuko nkomeza kwifuriza abantu bari mu bibazo bitandukanye, bareke kwiheba, basenga Imana,
Imana izabafasha fa kuba bizeye Imana yo mu ijuru. Ari ukuntu ushobora gusenga utizeye, kandi buriya kenshi ntabwo dusubizwa amasengesho yacu, dusubizwa ibyo twizeye. Nusenga wizeye kudakira, uzabona kudakira. Nusenga Imana wizeye ko Imana izikiza, Imana izagukiza. Ijambo ry'Imana riri mu Baroma 8:31, aravuga ngo nimba Uwiteka ari kumwe natwe cyangwa ari mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? Ngitimanye umwana wayo umwe ikamutanga ku bwacu, ngizabuzwa n'iki kumuduhana n'ibindi byose. Iryo ni ijambo nagendeyeho cyane. Iryo ni ijambo nagendeyeho cyane, ndisengeraho mbwira Imana, ndabwira ati Imana, iri ni ijambo ryawe rivuga ngo uri mu ruhande rwacu. Ati ntabigwamana nasenze, ntabigwamana nasenze, ntago nterekera, nshobora kuba ndi umunyabyaha kandi ndiwe nkuko ndi mu isi. Kubera imbabazi zawe n'ubuntu bwawe uratubabarira, ariko ntago nterekera, nta yindi Mana nsenga, ni wowe Imana yo mu ijuru. Uri Imana yaturemye, Imana izivuga yuko yategeka. Nimba ijambo ryo tubwira ngo nimba uri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ntiyoboneka. Ubwo rero ikibazo cyose urimo, intambara zose urimo, ufite ubugwayi butandukanye, ufite ibibazo bitandukanye, ubwira Imana ngo ubwire mu ruhande rwawe, nta mubisha wo kunesha. Murakoze cyane. Urakoze cyane nawe inshuti yanjye, kandi Imana ishimwe nyine yuko yagukijije. Ariko umuntu yakwibaza se ku bitaro kuki ni ibikoresho bikoreshwa hariya bapima isumu ku bitaro ntago biboneka kugira ngo wenda abantu baza bayigera mu bitaro bagire bavurwe hakiri kare? Nje kwanza ico nasaba abantu bajya bipimisha. Abantu nuzazura n'ikibazo ingwara ukabona yanze, no kwipimisha nabyo ni byiza. Abantu bipimisha amenye uko ahagaze, nta kibazo kibirimo. Ariko kwipimisha rero ntago bipimwa, ingwara ntago ivurwa mu bitaro. Ntago ivurirwa mu bitaro. Kandi rero iyo baguteye urushinge, baba bari kwirukansa yasumu amaraso, bigatuma yihuta, ageze ku mutima biroshe guhita urangiza. Ahandi se bapimisha ibihe bipimo bimeze gute? Ibipimo nanjye sinabimenya ngo nkubwire ngo ni ibya runaka, ariko abaganga bafite uko babipima, ariko ni imiti ya gishenzi, ni ibintu bya gishenzi. Nta bitaro bivura isumu, ndetse no kuyibona biragoye kugira ngo bayikubonemo. Ariko aho ngaho iyo bagupimye n'ibyo bipimo byabo uyifite, ni ngombwa ngo bayibone. Bagomba kuyibona kandi utanahizeye, nkuko nari nkubwiye, ushobora kuja n'ahandi. Nkuko ntabwo bari umwe, ni benshi bayipima. Ushobora kuja n'ahandi kugira ngo confirming, umenye ko byo kariyo. Kuko n'igihe bashobora kukubesha ubu abantu ibintu byabaye business, kugira ngo niyo kugira ngo akurya amafaranga, kandi atariyo. Ugasanga rero iyi ngwara urwaye iri kukurembya, wibwira ngo kuravura isumu kandi atari isumu. Ese wenda sinzi ko waba warabimenye, haba ubwoko bw'amasumo bunga? Ibyo kabisa ntabyo nzi, ntago nabimenya. Ntago nabimenya, ayo makuru arandenze. Umaze kubwirwa noneho ko yakurenze wewe, muri wowe wumvise umeze gute? Ngiye ikintu cya mbere ahubwo byanyegerezaga Imana. Numvaga ahubwo nashaka Imana kuruta uko naje kwivuza, kuko nge nari nzi ko imbarutso yabyo atari ibisanzwe, ni sacrifice yari ikenewe. Ubwo rero isumu ntacyo yambwiraga, ahubwo nuko nari nzi ko hari ibindi byinshi inyuma. Niyo mpamvu nasengaga cyane, nkabwira Imana ati Imana, uri Imana, ntabwo tuzapfa ahubwo tuzarama, tuvuga imirimo n'ibitangaza Imana idukorera. Nibyo byibi turi kuvuga, Imana ibitangaza yadukoreye, ubu turi bazima. Urakoze cyane nshuti yanjye. Ngaho gira ubutumwa bukuri ku mutima ushobora gusangiza abadukurikiye kuri Ambassadors Yacu TV. Ndabashimiye cyane nshuti bavandimwe, mukomeje kurikirana ibiganiro byiza, ibiganiro byubaka. Icyo mbifurije, dusenge, nta kindi. Dusenge
apana mu buryarya. Tureke kujijisha ubwoko bwacu naho gabandi tureke kujijisha abantu, naho Imana ntiwoyijijisha, ntibishoboka. Ni usenga Imana izakurinda ibintu byose, nusenga Imana izaguhishurira ibintu mbere yuko binaba. Uriya akenshi ikintu iyo kikubayeho kize ntikigukanga, kandi n'ico kintu gihishurirwa ab'Imana ikunda, abahora imbere y'Imana basenga. Dusenga Imana, ibindi byose ni ubusa, kandi ibindi byose izabiturinda. Tugerageze gukiranuka, tugerageze gukorera Imana mu buryo bwiza, tutajyajya, tutari imihango, atari ikigare. Uja gusenga Imana umanisha, usobanukiwe ico ugiye gukora. Ubwira Imana ati Imana nje kugusenga, apana just kugenda ngo follow usanga abandi muri materaniro, uririmbane n'abandi, usirimbane n'abandi, ibintu byo mu kigari gusa. Nico nakwifuriza nkuko mu gusenga nimo hari ubutsinzi bwose. Ego. Urakoze cyane rero n'abari badukurikiye kuri Ambassadors YAACU TV, yadusoreje hano ikiganiro, naho butaha muhorana amahoro y'Imana.